Bakunzi ba HTV channel turabasuhuje uyu munsi rero nkuko mubimenyereye ko tubazanira udushya dutandukanye. Uyu munsi twasuye abanyamyuga bakora imisatsi ya naturel. Kenshi tumaze kumva abantu bagira ikibazo cy'imisatsi bakoresheje amaproduit atandukanye bagashya bakagira n'ikibazo cy'imisatsi yo gucika, ariko uyu munsi twumvise ko hari salon yitwa Kigali Natural Hair, niyo tugiye gusura tumenye neza nimba nabo abo maproduit bayakoresha kuko twumvise ko basokoroza le naturel. Rero turashaka ko tujyana namwe kugira ngo turebe neza icyo bano bantu badukorera muri gahunda yo gutegura imisatsi. Keep in touch, turi kumwe tujyane. Nkuko mubibona rero tumaze kwegera aho salon twababwiye iri yitwa Kigali Natural Hair, aho batunganyiriza imisatsi ya naturel. Reka rero batwakire turebe uko ibintu bigenda hano. Muraho? Nkuko twabivuze kare rero ubu twamaze kwinjira muri ya salon twabateguriye yitwa Kigali Natural Hair. Turi kumwe n'umuyobozi wayo, turashaka kumenya uwo ari we kugira ngo dukorane ikiganiro tuziranye. Murakoze, amazina nitwa Bertrand, nkuko babivuze nkaba ndi umuyobozi wa Kigali Natural, ariko nkaba ntari jyenyine, mfatanyije n'uwo bita Kerema. Murakoze. Bertrand, hari ibintu kenshi tugitangira twabwiye abantu ngo abantu benshi bajya mu masano bagakoresha amaproduit atandukanye akabacira imisatsi bakagira ikibazo cy'imisatsi mibi. Ni igiki mwebwe cyabasunitse kugira ngo mukore imisatsi naturel? Nkuko wumvishe ubundi izina ryacu ni Kigali Natural. Natural n'umwimerere. Twebwe twahisemo gukora umwimerere w'umusatsi kuko nkuko bivuze mu yandi masaro usanga abantu bajya mu masaro abashyizeho amaproduit abashyizemo ibindi bintu, ariko twe twavuze reka dufate ikintu kimwe dukora ikintu cyatuma byibuza umukiriya agira wa musatsi wiwe w'umwimerere, ariko none unasa neza usokoje ku buryo ashaka gutaha ibitaramo ubukwe, ariko adashyizemo ya maproduit azatuma agira ikibazo mu misatsi, gutakaza ubwenge, ubushye, amakanseri. Ibyo turavuga ngo yareka tubirinde abaturarwanda, especially abadamu. Umusatsi nubwo bwiza bw'umudamu. Eske koko mubona iyi misatsi naturel mubasha kuyikora gute? Ibikomeye umunyafrika bafite imisatsi ikomeye, sinzi mukoresha ibiki kugira ngo iyo misatsi ibe yoroshye, ashobora no kubikora wenda mu rugo cyangwa ni buri munsi agomba kuza muri salon kugira ngo iyo misatsi ye ibe isa neza? Urakoze mumbaje ikibazo cyiza kuko dutangira ibintu byo gukora imisatsi ya naturel twahuye n'ikibazo kimwe. Abanyarwanda sinzi niba navuga muri Afrika muri rusange kuko hari ibihugu byari bimenyereye natural, ariko nko mu Rwanda wasangaga ari abantu bagiye baba hanze. Twahuye n'ikibazo cy'abantu bumva ko umusatsi wa naturel udasokoreka, ugasanga we yumva ko atanawutunga kuko nta kwafire yabona kandi ko kibikomeye mu by'ukuri. Ni muri urwo rwego twe twagerageje kugendana n'ubumenyi twize, turashakisha dusanga tubona amavuta amwe azajya dufasha kugira ya misatsi ibashe koroha, ubashe kuyisokoza kuko nibisokozo bisokoza natural bitandukanye n'ibisokozo imisatsi defresh. Rero ibyo ni muri bimwe mu byadufashije kugira ngo tubashe kuba twafata percentage y'umunyarwanda, umudamu tumukorera umusatsi abashe kugira umusatsi mwiza. Bertrand, rero ko mbona muri batoya icyo gitekerezo cyo kugira ngo mukore iyo misatsi y'imyimerere cyaje gute? Mwatangiye ryari? Ese abantu barabazi bimeze gute? Tuganirize. Murakoze. Kugira igitekerezo cyo gukora imisatsi kituze mu bundi ni ikintu kimwe gukora umusatsi, ariko no kubikora birimo ni ikindi kuko ubanza gukora ibintu ukunda. Tujya kubitangira twabanje kubyiga, birumvikana ko twarabyize tumaze kubyiga, ariko twiga muri rusange no gukora imisatsi defresh. Tumaze kurangiza kwiga nibwo twaje kujya mu masaro atandukanye turakora, ariko noneho ukareba nk'umujene kuvuga se ejo n'ejo bundi
nzabaho gute niba mfata umushahara hariya ariko n'undi arimo aravuka arabyiga akaba yaza akavuga ati uyu arakurusha amaboko kuko ni imirimo y'amaboko dukora iyo ubikoze neza nibwo ubona amafaranga menshi tuvuga ese nta kuntu twebwe twakwihuza tugahuza imbaraga nk'urubyiruko tukabasha kwitangira ikintu cyacu nibwo twatekereje tuvuga okay reka dukore salo isanzwe noneho nibwo tuba kwicara ariko umugoroba ariko nuhe mwihariko twazana mu gukora ibintu bya salo tujya ku ma internet turashakisha dusanga nta salo ikora imisatsi ya naturelle iba mu Rwanda ubwo tuba reka dushake uko twakora ibintu by'umwihariko dukore naturelle nko mu kwa gatandatu muri 2018 nibwo twicaye turavuga okay reka dukore naco noneho haza kuba ikindi kibazo cyo kubura izina turabyita gute nibwo twicaye dushaka izina reka turebe Kigali naco tuvuga noneho se gusettinga business bisaba iki mu Rwanda tubasha kuko twari dufite n'ubundi bumenyi ko twarize ntabwo ari byo twari twarize tujya muri RDB turiyandikisha tureba hasabwa iki tubona ko noneho yaba ari company settinze yubahiriza amategeko ya leta none ubu dutangira kuba tutoke reka twite ku kintu tugiye gufokasingaho dutangira kumva ubu unahamagaye ukavuga ndashaka gukoresha umusatsi ariko ndadefirije ntabwo tukwakira kuko twebwe reka iki kintu nyivuge neza n'abadukurikiye abashe babyumve neza ntabwo tumeze nk'ababandi biyitirira ibintu bavuga ngo twebwe dukora iki nk'ubu uramutse wamagaye umuntu ukamubaza nkeneye imodoka n'urugero yo kugura ubizi ko wenda akora muri banki atakubwira ngo ndayifite kuko azi ko ari bubaze bagenzi biwe twebwe rero umusatsi udefirije ntabwo tuwukora umwihariko wacu ni umusatsi uri naturelle niwo tubasha kwitaho abanyarwanda babyumve neza batugane tubafashize imisatsi kuko nibyo twize nibyo dufitiye ama product nibyo tuzi gukora neza ubwo nanjye amahirwe ndayafite uyu munsi imisatsi yanjye iraza gusohoka isa neza sibyo rero muri iki gihe cya covid hari ingaruka nyinshi igihugu cyagize kubera iki cyorezo twahuye nacyo mwebwe nka salon ni izihe ngaruka ni izihe mbogamizi mushobora kuba mwarahuye nazo muri iki gihe cya covid eske abakiriya mubafasha gute bimeze gute covid nk'uko mubizi ko ni icyorezo cyugarije isi mu by'ukuri natwe cyatugezeho impact zitari nziza kuko nk'ama product yose dukoresha amenshi hafi ya yose tuyakora muri USA urabizi ko ibintu bya transport kujyayo ntabwo byoroshye kubituma birahenze ugasanga hari product zimwe na zimwe tujya tutabona neza ariko ibyo tubasha kuzibona tukabasha no kuzikoresha ikindi urabona ko ni wahoze ureba ni social distancing tubasha gusigamo intera kandi nanone hari ikintu twabashyiriyeho cyo kuvuga ngo urabona hari igihe cyabanje cyo kubura transport mu mujyi wa Kigali dufata imodoka kuko amanimero yacu tuyashyira kuri za social media wenda ndaza kuzivuga hepfo tukabasha kuwuhamagaye aho ari niba bari bumuzanira 10,000 twebwe twajya tukamuzana 7,000 niba akeneye amavuta avuga ati ndashaka kubyikorera twebwe turafata aya mavuta tuyashyire mu modoka tuyamushyire tumugereho nimugeraho nkareba umusatsi we ndamusobanuka azajya yakoresha namara kubona uko azajya yakoresha ejo azansaba nandi ni muri urwo rwego urumva imicururize yacu n'imitangire ya serivisi ukabona birimo biragenda gake ariko nanone tugerageza gufasha abaturarwanda ku buryo dufasha na leta mu ngamba zo kwirinda icyorezo cya covid-19 urumva ko hari ikintu kidasanzwe mwafashije abakiriya banyu ntabwo bagumye mu rugo bafite imisatsi isa nayo mwarakoze cyane rwose ikindi kintu numva nshaka kubaza Bertrand ubu ko mbona muri salon murakora mufite abakozi ni igiki muteganyiriza kuko ndibaza nimba yitwa Kigali Natural Hair is only here in Kigali kuko ngira ngo nimwagura imbibe mugashobora kuba mwajya n'ahandi ariko uyu munsi biracyari hano mu mujyi hano ni iki muteganya kugira ngo ubwo bumenyi mwabonye ubwo bumenyi abandi bafite ushobore kuba bwaba ku banyarwanda benshi uyu munsi bashaka no kwihangira imirimo
wenda bazi no gusokoza ibyo bintu ariko nta bumenyi buhagije ni iki mushobora kuba mubateganyiriza? Murakoze cyane, umbaje ikibazo cyiza nk'uko HTV muvuga ngo success is our target. Ni ukuvuga ngo natwe service is our target. Ni ukuvuga ngo twebwe turareba vision dufite, urabona dukora ibintu by'umwihariko ni natural. Twafashemo impande ebyiri tubereka hari abantu ubona nuko ingendo z'indege zahagaze twe twatangira igikorwa, hari abantu ubona abanyeshuri biga mu bigo ariko bagashaka kujya kwiga hanze. Uwo muntu ntabwo bazi kwikura umusatsi nkuko tubizi hanze imisatsi irahenze. Turashaka gukora akantu ni vuba kandi bidatinze, turashaka ko dutraininga ba bantu abagiye hanze, twebwe tumuhe ni nka basic y'ukuntu nagerayo azabasha kwikora ya misatsi yiwe, aze tumutraininge akanya gatoya abimenye, agende atware contact nagerayo aduhamagare ko ngiye gukora ibi ngibi bikaba binaniye nkora iki, WhatsApp zirahari, video call mubwire kora iki kora iki, ako ni kamwe. Ikindi urabona Kigali naco iri hano mu mujyi, ariko turashaka kuba byibuza twajya dusettinga ama branch, nshama branch ku buryo kuba tugira abakiriya uri ku Gisenyi mpamagara nzaza iki cyumwe mfatira umwanya, hari abari za Nyagatare bose baba baduhamagara. Abo bantu rero bari hirya no hino turashaka kugira ngo nabo tubibuke tubagereho ko turabazirikana n'abacu, nitwe twatumye batunga naco. Turashaka nabo tubatungire tubahe salo byibuza ibasha kubafasha. Ikindi turashaka gusettinga school, ishuri. Urabona nkuko basic knowledge u Rwanda ruhora ruvuga ngo twihangira imirimo, hanze hari abana benshi badafite akazi, ariko naza tukamutraininga tukamwigisha gukora naco, tuzagera kuri ya level nziza yaho umuntu azabasha no kwikorera byibuza tugira abantu benshi babona akazi. Niba aka kanya dufite abakozi bageza 10, 11, 7, 8, ariko hari urundi rubyiruko rero hanze badafite akazi, ariko nabyiga kabimenya binyuze muri Kigali naco, ndumva ko ari umusanzu mwiza tuzaduhaye igihugu cyacu. Icyo kintu ni cyiza cyane kuko ni ikintu gishobora kuba cyanateza imbere urundi rubyiruko rungana namwe kugira ngo ejo hazaza nabo bazaba bameze neza. Twahuye n'umukiriya cyagiye twinjiraga ufite ikibazo cy'imisatsi, yagiye mu masalo atandukanye imisatsi ye irangirika, hanyuma ndiho ndashaka kumenya ni igiki mwebwe mushobora gufasha umuntu wagize icyo kibazo cy'iyo misatsi yangiritse, mumufasha gute? Hari inama mushobora kubagira, hari n'abadukurikira bashobora kuba bari kumva kino kiganiro bafite icyo kibazo, ese babasha kubagana gute, bakora iki? Urabona nkuriya mukiriya nkuko yahoze abinsobanurira, yakubwiye ko yatubonye kuri social media, abona dukora ibintu byiza, aravuga ngo atugane. Ampamagara bwa mbere yarambwiye ngo yagiye muri salon ngo bamushyiramo agaproduit ka naturel, ariko mu by'ukuri nibyo nahoze mvuga haruguru ko hari abantu biyitira ko bakora naco ariko batayikora. Bamaze kugashyiramo wabonye ukuntu umusatsi we waracitse imbere hose warashize, naramubwiye azaze tumufashe kuko twebwe icyo dukora ni naco, ntabwo tubyiyitirira n'ibyo dukora. Twamuhaye amavuta, hari ama produit tugira abasha kugufasha gukuza umusatsi aho umusatsi wacitse bidatewe, ushobora kuba waragize accident umusatsi ugacika. Dufite amavuta dusigaho umusatsi ukaba waza, ariko abanyumva bataza kubyumva nabi, nk'umuntu afite uruhara, hari igihe bari uruhara rwaraje bitewe n'ubukure cyangwa se ni hereditaire. Ibyo ngibyo nta mavuta abivura dufite aka kanya, ariko we Imana nidufasha tuzabibona se. Ariko nk'umuntu yahuye accident umusatsi uracika cyangwa se product zamuciriye umusatsi, ibyuma ibi bifite ubushyuhe dukoresha turamufasha. Wonye ko uriya mukiriya twamufashije, kwa fire yahisemo twayimukore kandi gendanye neza n'uburyo hahandi hatari buze kugaragara. Buriya turaza kumubona asoza, turaza kubona wenda iyo coiffure ukuntu ihagaze neza bishobora gutuma atagira ipfunwe ryo kugenda mu bandi, akumva ameze neza nubwo yahuye n'icyo kibazo cyo muri ayo masaro. Bertrand, hari turi kugana ku musozo, hari ikintu wumva wabwira abadukurikiye kijyanye n'imisatsi, inama wabagira, uburyo bagusanga, uburyo batunganya imisatsi yabo? Muri make gira icyo ubwira abadukurikiye mu bintu bijyanye na naturel. Urabona umbaje ikibazo cyiza koko, nk'inama naha abanyarwanda n'abadukurikiye muri aka kanya, kuko nk'umuntu wese ukurikiye ino channel ya HTV
ni ukuvuga ngo salo ni salo nyinshi ariko salo ziratandukanye. Nakugira inama yo gutunga naco kuko naco ni umwimerere w'umusatsi, ni umwimerere wawe, nta kibazo uzahura nacyo. Nuramuka utunze umusatsi wawe wa naturere, uzatugane tuguha amavuta agufasha. Nuba uri mu rugo kwa kundi wabuze umwanya, uzaduhamagara tukubwira icyo wakwikorera, bizakorohereza. Ikindi abanyarwanda bazi ko salo bavuga ko zihenze, ariko twebwe tugira ibyo bita protective style, tugasokoza amakwe, tugasokoza abantu bose bafite ibirori. Rero icyo gihe dushobora gusokoza kwa fili uvuga ngo ntabwo icyumweru kigiye gushira ariko ntufite amafaranga. Kwa fili zamara icyumweru urayibona kandi usa neza, umeze neza. Rero inama nagira abanyarwanda nabo dukurikiye kuri no cana aka kanya, mutunge naco, mutugane kandi tuzabafashamo ko duhari ku bwanyu, ntabwo turi hano ku bwacu, ahubwo ni ku bwanyu. Your success is our target. I know. Rero tugiye kusoza, ndumva nshaka ko wabwira abantu kugera hano byatugoye kuko ntago haragoye kugera hari inyuma. Rero numva wafasha abantu kugira ngo bamenye aho bagukura. Wavuze ngo bakore ama contact, bamukoresha ama social media. Ndumva nshaka ko wabwira abantu social media mukoresha, uburyo bagera hano, kuko ujye ubabwira ngo imisatsi yanjye nyikoresha muri Kigali Natural Hair, ngo hehe downtown, ugasanga biragoye kugira ngo ubashe kugira abantu ubayobore. Rero ndumva ahantu dukore ntabwo hayoberanye. Hari inyubako ya gare bita downtown, tubarizwa kuri downtown muri L119. Uhageze ukumva ugize ikibazo, kiganiro hari nimero ziri gucaho, ushaka kuzihamagara, nizanjye niza Krema, kuko iyo duhamagaye aho waba uri wanayobye turaza tukagufata. Ugize ikibazo cya transport ushaka kuvuga ngo iyo nteze moto umuyaga uranyica, kuko urabizi bakuyeho n'ibikasike mu rwego rwo kwirinda. Urampamagara, mfata imodoka nkaza nkagufata. Niba wari bwishyure 3 ushaka kwishyura 2 mu rwego urumva ko imodoka inywa essence, urabyumva, ariko kugira ngo byibuza tubashe kukwitaho. Cyangwa se hari n'abandi bavuga se Kigali nacu ukoresha hehe, akakubona mu muhanda. Nigeze kubona umuntu umwe yafotoye mugenzi wiwe, ariko ubwo aza kumbana nyohereza iyo foto, nsana umukira twakoreye. Ushobora kujya kuri Instagram, twitwa Kigali Natural Hair, uko bumva byanditse Kigali Natural Hair. Facebook ni Kigali Natural Hair. Kuri Google ushobora kwandikamo Kigali Natural Hair, turi on top, nitwe duhita tuza. Cyangwa se kuri YouTube tubasabe, ushobora kujya kuri YouTube yacu ni Kigali Natural Hair, ugakora subscribe, ugasharinga, ugakora like, and like, ukarayikinga, cyangwa bagakora gutya. Nabyo biremewe kuko ntabwo twese dukora ibikorwa byiza, kuko umuntu ashobora kuba akunda ibidefirije agakora gutya. Nabo ndabakunda ababikora. Kariya kantu ni keza kuko gahita gatuma umuntu amenya neza ngo ni biki bigenda ni biki bitagenda. Siritu bakasigaho comment, ukabona umuntu niwe wa mbere urebye video, arayirebye yose, arayirangije, arangije aranahamagaye, ariko ukabona yakoze gutya. Ibira nabyo ndabikunda kuko nta marangamutima yiwe nubwo ahamagaye, ariko aragakoze. Okay, turiho turagana umusozo. Sinzi hano dufite n'abakiriya benshi batandukanye. Umwanya wo kugenda buri wese tumubaza ngo abyumva ate, bimeze gute, aduhe a sharing experience y'ibyo ukuntu yagiye treating umusatsi we kugeza uyu munsi. Umukiriya hano muri Kigali Natural Hair, reka tumubaze experience yagiriye hano hantu kugira ngo bitere intege abantu benshi bashaka gukoresha imisatsi ya natural. Igihe umaze utunze umushatsi kingana gute, ni izihe experience wagiriye hano? Maze imyaka 3 ntunze Natural Hair, ariko mbere y'uko menye salon nta handi nari nakabona, narabyikoreraga ko ntago nabonaga, nta salon nabonaga nziza izi gukora Natural Hair neza nk'ingiyi. Ariko igihe natangiriye kuza muri salon, nsanze ari nziza, imisatsi bayikora neza, barabizi neza, n'abahanga, bafite amafuta meza, narwo imisatsi yanjye ntigipfa nka mbere. Tugusanze hano nk'umuntu uri muri internship yo gukora imisatsi naturel. Turashaka ngo wibwire abadukurikiye kugira ngo tumenye ibyo uri urakora n'icyatumye uza hano. Murakoze, nitwa Muzakugisha Marie Emerance, nkaba nkorera muri no salon ya Natural. Icyanteye kuhaza nari maze kwiga
maze kwiga ibintu bijyanye n'imyuga nyine yo gukora imisatsi ubwo umwarimu wanshakira stage muri ino salo yo mu mujyi. urakoze umaze gukora twashaka kumenya ngo iyi stage imazemo igihe kingana gute ni ibiki umaze kungukamo muri iyi stage ese ibyo wize urabona ari byo uri gushira mu bikorwa? Okay, murakoze. Iyi stage nyimazemo ukwezi ngiye kurenzaho icyumweru. Ibintu nize narabyize ariko nanone hari ikintu umuntu atagomba kwirengagiza nize ibintu byose by'imisatsi yose ariko ntabwo nari nzi ko nzaza gukora muri naturelle gusa ubwo naraje mpageze mbona niyo ni ibintu bitandukanye n'ibyo nari nzi cyane ariko bambiriye abana biza ibyo ntari nzi baransobanurira mbasha kubimenya biri kugenda. Ubu muri uku kwezi hari ibyo umaze kumenya gusokoza cyangwa hari ibyo uzi nyine ku bijyanye n'imisatsi naturelle ushobora kubwira abantu bashobora kuza nabo bagasaba internship muri Kigali Natural Hair? Yego murakoze. Naje atari nta bintu byinshi nari nzi gusokoza nari nzi ibintu bikeya ariko kuva nahagera muri Kigali Natural Hair bangishije gusokoza ibintu byinshi amakwafi atandukanye ubwo ndagerageza ndabikora pe nta kibazo. Abanyeshuri bari kwiga ibintu by'imyuga kugira ngo hari icyo bababwira ku bijyanye n'imisatsi naturelle. Okay. Ikintu nshaka kubabwira ku banyeshuri bari kwiga bige bashyizeho umwete kugira ngo nabo bazaze basabe stage hano ni ahantu heza n'abantu beza barakwigisha ugafata mbese icyo utumva bakagusobanura ntabwo bita yuko uri umuntu uri gukora stage bagufata nk'abakozi basanzwe bakagusobanura buri kintu cyose bakagufasha mbese nta kintu ushobora kuhaburira nk'umunyeshuri ntabwo bagufata nk'umunyeshuri mbega babyumva bagufasha nk'umukozi yisanze bakakwigisha buri kintu cyose. Ibi bihe turimo Bertrand bya Covid ni igiki wagira inama abanyarwanda n'abanyarwandakazi cyane cyane abanyarwandakazi binjiramo hano ni igiki wabagiraho inama? Urakoze. Inama nabwira abanyarwanda nk'uko mwinjira mwabonye twabanditse turabakarabya. Icyo nabwira abantu bakora business bafate record z'abakiriya bibuke gukarabya abantu kandi mbwira abanyarwanda bose ni ukuri aho ujya hose icyo ukora cyose wibuke gukaraba intoki neza n'amazi meza n'isabune cyangwa se ukoreshe ziriya sanitizers zabugenewe urebe ko zujuje nazo ubuziranenge. Ikindi twambara agapfukamunwa neza mu gihe turi mu ruhame kandi aho uri hose uri mu ruhame wibuke gusigamo byibuza intera ya metero kuko nitubasha navuga ngo nitubasha kwirinda tukubariza amabwiriza neza ndishuwa ko ndizera neza ko iki cyorezo tuzagitsinda nkuko polisi ikunda kubivuga kenshi cyane ngo ntaba ari reka nawe ntaba ari wowe wanduza mugenzi wawe dukomeze twirinde. Bertrand, HTV wayivugaho iki? Nk'abantu bagusuye urabyumva ute bimeze gute? HTV, our success is our target always. HTV nukuri ni channel yaje mbivuze wenda bashaka kumva ko ari uko aka kanya mwadusuye ariko nkunda kureba ibitangazamakuru byinshi uburyo mukora inkuru zanyu. Nkibona nabonye inkuru ya mbere inkuru mwakoze ndavuga se HTV ni iki kuko aba ni baba upcoming baje bakora ibintu ariko ndebye nka level mumaze kugeraho ni ukuri HTV binikora iri gutanga umusanzu wubaka igihugu. Thank you. Iri gutanga umusanzu cyane kuko njya mbona nahoze nsura na website yanyu ni website nziza nahamagarira n'abantu kugira ngo babashe kwamamazaho kuko urebye n'abantu bayikurikira n'abantu benshi. Mbwira n'abadukurikiye hasa ureba ino video hari akantu k'umutuku wakora subscribe ugakora kuri kariya kazogera kugira ngo ubashe kubona notification z'ibiganiro byabo batushaho kuko HTV our success is our target. Arabikoze neza arabivuze neza as we can promote your mission. Ushatse kugira ukajya kuri website yacu wahabona imirimo itandukanye n'ibikorwa bitandukanye byaza kugufasha nkuko yabivuze. Rero kora subscribe usharinge ukole like cyangwa dislike it's fine. Ikiza nukugomba no gusigaho comment yawe kugira ngo turusheho kubagezaho ibintu byiza kandi biteye imbere. Murakoze cyane. Your success is our target.
ciao.